Yes, reka twongere tubasuhuze mwe mwese nshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, mudukurikiye muri mu bice bitandukanye bigize isi, by'umwihariko ariko abari muri diaspora twizere ko mukomeje kumererwa neza aho muri hose. Ni radio ya diaspora rero, One Nation Radio. Hari abadukurikiye muciye kuri y3.1nationradio.org. Hari kandi n'abadukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu ariyo One Nation Radio. Murabizi ko tubagezaho amakuru ya diaspora umunsi ku wundi, tukamenya muri diaspora uko bimeze, tukaganira ndetse namwe muba muri diaspora mu buryo bwose bushoboka, mukatubwira amakuru yaho uko bimeze kugira ngo tuyasangire nk'abantu bari muri diaspora. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kuba tugiye kuganira na Madame Christine Safari, ni presidente wa IBUKA mu gihugu cy'u Hollande, umwe mu banyarwanda baba muri diaspora by'umwihariko ariko yo mu Buholandi. Niwe tugiye kuganira by'umwihariko noneho yanagarutse Kigali mu Rwanda. Tubaye ikaze Madame Christine kuri One Nation Radio. Murakoze cyane Simeo. Umeze neza? Tumeze neza n'ukuri turashima Imana. Ntangiye mbwira abantu nti by'umwihariko mwagarutse ni Kigali, umwuka w'i Kigali mwawuherukaga ryari, hanyuma mwawusanze mute? Yewe njyewe naherukaga hano mu kwa 12, urumva ko ari vuba, maze amezi 6, ariko buri gihe nyine usanga ari bishya. Umwuka nyine mwiza, kazuba keza, rwose tumeze neza. Yego. Umugiye kumara igihe kingana gite hano? Ubu maze ibyumweru 2 gusa. Ibyumweru 2. Ubu urumva mu kwa 12 ntabwo hari kera, urumva na amezi 6 yaraciyemo. Hanyuma ariko ubwo noneho ntangiye mbwira abantu Madame Christine tugiye kuganira wariwe uri president wa IBUKA mu gihugu cy'u Hollande, ariko birashoboka ko ushobora kwibwira byisumbuye aho badukurikiye. Madame Christine Safari tugiye kuganira ni muntu ki? Nibyo nkuko bivuze, nitwa Christine Safari, nkaba ndi presidente wa IBUKA Hollande, nkaba ndi umubyeyi, mfite abana 3 n'umugabo umwe, nkaba ntuye mu Buholandi aho bita La Haye de Hague, Den Haag mu Giholandi. Ndumva ari ibyo. Yego. Mu Buholandi mugiye kumara igihe kingana gite muhatuye Madame Christine? Ubu ngiye kumara imyaka 20. Yego. Imyaka 20 ntabwo ari imyaka mikeya, urumva umaze kuhamenyera, urahabaye, ariko ushobora kudusangizaho gatoya Ubuholandi umwihariko wabwo nk'igihugu n'uwuhe, nihe gitandukanira n'ibindi bihugu? Ubuholandi uko mbona icyo dutandukaniye n'ibindi bihugu, twebwe dutunzwe n'ubworozi n'ubuhinzi. Ni igihugu gito gishashe hasi rwose, kirambuye, nta misozi, ariko ubu bidutunze hariya mbona ekonomi yaho ari ubuhinzi n'ubworozi. Yego. Hanyuma rero muri diaspora nyarwanda ya hariya mu Buholandi ho umuntu yavuga cyangwa yanibaza ati ho mubayeho muti? Muri diaspora rero tubayeho nk'abandi bose. Tuhaba abakora, abiga, hanyuma tukagira ibikorwa bya diaspora. Nk'iwacu ntabwo turi benshi cyane kandi ntituri n'abake, ariko tugira za activité nko kwibuka, hama kwibohora, umunsi w'abagore, mbese iminsi mikuru yose mwizihiza hano muri iki gihugu natwe turayikora. Ubundi tukaba dufite nyine nk'ubu haba hagize nk'ugize ibyago tukamufasha, cyangwa agize ibyishimo, ashingiye n'ibindi tugafatanya. Hakaba hari ubu ngubu dufite, urumva muri diaspora dufite ukuntu turi gukangurira urubyiruko ruri hari abana tubyarira hariya ngo bamenye igihugu cyabo,
ku buryo nibaza ko hari na programme duhuje na Europe yose y'abana b'urubyiruko bagomba kuzaza gusura hano mu Rwanda muri uku kwezi kwa karindwi. Ubwo rero tukagira yindi activity hari dukina imipira tare weekend. Ikindi turafashanya nkuko nabivuze. Ubu dufite n'indi gahunda yo kwigisha Ikinyarwanda n'umuco. Bizatangira twari twatangiye, bari batangiye ndi muri diaspora bisanzwe, bari batangiye kubikora ariko korona ibicamo. Ubu rero nimara guhosha rwose ndumva bizatangirwa kwigisha Ikinyarwanda. Muri make nibyo. Numva mufite ibikorwa bitari bikeya kandi byiza, ariko ubwo ntavuga ngira amatsiko iyo mwahuye wenda nk'icyo gihe wenda tuvuge no umupira wabahuje muri weekend na agapira wenda muri gukina, cyangwa se nanone ni igikorwa runaka wenda cyo kwibuka, cyangwa se uwo munsi mpuzamahanga w'abagore bari n'abategarugori, Abanyarwanda baritabira koko baba bahari benshi? Nukuri baritabira abahari ntago turi benshi nkuko nabivuze, ariko baritabira kuko rumva turanezerwa, turahura. Urabizi ko hariya tudahura cyane, rero ubu navuga uti ngiye kureba abantu maze igihe ntabona, tugasabana tukaganira. Barabyitabira. Yego. Watubwiye kuri ibuka ndetse uri na presidente wayo, ariko noneho n'igihe umaze mu Buholandi ubwacyo ni kirekire. Byumvikana ko wenda inavuka warayirebaga, umuntu ashobora kwibaza amavu n'amavuko ubundi ya IBUKA Hollande na yahe, uyu muryango umeze ute, hanyuma none uraza no gutubwira aho mugeze kuri ubu ngubu. IBUKA Hollande yashinzwe muri 2003. Yashingwa n'abantu nyine murabizi ko ari umuryango urengera inyungu ko barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Tukaba ntago turi benshi cyane, ariko turi bake beza. Hanyuma irashingwa, ngewe nagiyeho mu mazi imyaka 2 gusa. Twagiye dusimburanwa nkuko bisanzwe, umuntu aba afite imyaka 4 ya kontra. Hanyuma rero intego zacu, intego rwose za IBUKA d'abord no kwibuka. Byo ni ikintu gikomeye, uko byagenda kose ni ukwibuka. No muri ibi bya covid twaributse. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ubutabera. Urabona hariya muri biriya bihugu hari abantu bakoze Jenoside, rero dukoresha uko dushoboye kose tukabivuga kugira ngo ubutabera bubi. Tukajyaho no gufashanya twebwe abarescape, tugafashanya mu byago no mu byiza. Kandi tukaba dufite n'ikindi gikorwa dufasha abacikacumu baha muri iki gihugu mu Rwanda, muri iki gihugu cyacu Rwanda. Turabafasha, tugenda tubafasha. Hari n'inkunga twatanze mu gihe cya covid kubera abantu batakoraga. Ikindi gikurikiyeho twigisha amahoro, tukareba uburyo tubonana, tukigisha amahoro. Ikindi tugerageza kuvugana na leta y'Ubuholandi kugira ngo bazashyireho itegeko rihana abakoze Jenoside n'abapfobya. Cyo kintu tukirimo cyane. Ndumva ari nk'ibyo. Ubu dufite gahunda y'urwibutso kuko ntago twagira urwibutso. Byagiye bizamo ibibazo hariya mu Buholandi ntibyoroshye, ariko turizera ko tuzabigeraho muri uyu mwaka kugira ngo twubake urwibutso, kuko ntago dufite urwibutso hariya muri kiriya gihugu rwo kwibukiraho abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Muri make nibyo. Urakoze cyane. Hanyuma utubwiye ku kintu cyuko mugerageza no kuvugana wenda na leta y'Ubuholandi kugira ngo ihangane n'aba bantu baba bashaka gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Madame Christine, nawe urakurikira mu zindi diaspora hirya no hino,
ubona ko nubwo atari benshi ariko haracyari b'abanyarwanda nyuma y'imyaka 27 Jenoside yakorewe abatutsi baye bagipfobya bakanahakana iyi Jenoside yakorewe abatutsi. Mu Buholandi ho biri ku ruhe rwego by'umwihariko hariya? Ubu bisigaye bikomeye hose, bimaze kugera ku rwego rwo hejuru, ariko kuko ukuri kurahari. Jenoside yarabaye, twayibayemo, nanjye nayibayemo. Rero ni uko gupfobya, urumva ni ugushaka uburyo bwose bwo kuyipfobya bavuga ngo habaye ebyiri, ariko ntibizashoboka. Ntago byakunda kuko buryo ukuri kuratsinda. Rero barahari rwose. Ubu n'ibinakunda uragenda uduhana amazina kugira ngo wenda na wa munyarwanda uri mu Buholandi utazi ko abo bantu bahari abimenye. Iyo barahari nk'aba nyine baciriye imanza ariko zitari zageramo bandereye he, urumva. N'abandi benshi barahari, urumva ntago singombwa ko nshyiraho mvuga urutonde kuko bitari byasohoka, wenda ntibyaba ari byiza kuko ntago ari wo murimo wanjye. Ariko barahari, ariko nkandereye he yarasohotse birazwi. N'abandi nkawe, ariko barazwi rwose, turabazi. Rero kubera ko tuzi ko turi kuvugisha ukuri, ibintu byarabaye, ibintu byabaye izuba riva. Rero kugira ngo bagoreke ayo mateka bayahindura ibindi ntago bizaborohera. Ntago bizaborohera. Aho wenda aho nahita nkubwira n'ukuntu mbese uburyo dukoresha kugira ngo turwanye iyo ngengabitekerezo, turwanye iyo pfobya. Harimo na bwa buryo watubwiye bwo kuvugana na leta nayo ubwayo ikamenya abo bantu. Ubundi rero nk'ubu urumva, nk'ubu dufite tureba kuvuga nk'uko tuvugana na leta ni gute. Nk'ubu urabona nko mu kwibuka, urumva haba hari ibiganiro, dukora ibiganiro rwose. Ejo bundi twakoze nka 3 tuvuga ibyerekeye uko byagenze ibya Jenoside, tubibabwira uko bimeze. Noneho tugabasaba, kuko tunugusaba, tugasaba ko batagomba kubihorera ngo bidegembye. Ibyo biganiro mu gihe cyo kwibuka, ibi bihe nyine byo kwibuka by'iminsi 100 turabyorganiza, noneho tukabivugamo iyo gahunda. Ikindi naho reka nk'ubu Rwanda rwaramenyekanye pe, kandi neza, kuko kera byari nabi ariko ubu ni neza. Ni ukuri u Rwanda uvuga ko uvuye mu Rwanda, uri uwo mu Rwanda, bakakubona ukundi. Rero nk'abo dukorana, nk'abo tubana, nawe arakubwira, nawe ukamubwira, kuko nabo aho bari abo bapfobyi nabo bajya muri abo banyamahanga bakababeshya. Bakababeshya. Rero ikintu dukora natwe ni ukunyomoza, ducishije muri ubwo buryo bwo gukora ibiganiro. Noneho tugasaba nk'ubu rwose, urabona nk'uriya Agius, Carmel Agius, uriya wa RMCT, uriya mushinjacyaha azi ibyo ari byo, arabizi. Twakoranye ibiganiro, yabonye yaranavuze ku gihe twibuka kuri ejo bundi. Arabizi byose, azi aho biri, aho bigeze. Urumva rero n'abandi bakorana. Hari n'uriya mu ministre wa ntuza wa affaires étrangères ubanye n'amahanga, Paul Hautz. Ubwo urumva nawe tumugeraho tukamubwira uko ibintu bimeze. Abo bose ni abavugizi. N'abandi uvuze u Rwanda tukamubwiza ukuri. Ku bundi buryo rero nkatwe, icya mbere cyo ni ukuvuga ubuhamya. Ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko nutavuga ubuhamya bwawe bazabikuvugira kandi babigoreke, babigira ibindi babizambye. Rero turakangurira abantu kuvuga ubuhamya, ubundi tugahangana nabo kuri za social media, kuko niho bari cyane. Hari za Twitter, za YouTube, za Facebook, byose. Tukaba dufite itsinda ry'abana b'abajene,
urumva abana nibo baba bamenyereye ibintu za social media, nibo bagomba kujya babasubiza. Rero tubikora gute? Kuko bari abana twabyariye hariya, hari ukuntu twebwe abanyarwandakazi baba mama dufite ikintu cyo kuvuga ngo reka no kwibwirira abana bacu no kubabwira ibyambayeho, no kubabwira ibya Jenoside, no kubababaza, no kubatera umutwe. Rwose uwo ni umuco wacu wo guhisha abana ibyabaye. Ntago rero ibyo bigomba kuba, kuko abo ku rundi ruhande bakoze Jenoside bo barayibigishije pe. Noneho bababwira ibitari byo, bababwira ko habaye Jenoside ebyiri sinzi biki. Ubwo urumva rero twebwe natwe biriya bintu byo kuvuga ngo ntitubwire abana, tubabwira uko Jenoside yabaye, uko byagenze. Ntucishe hejuru ngo niba bakubajije gusa ngo se ngo ko nta papa, ngo nta grand-père ngira, nta grand-mère ngira, ngo nukubera iki, ngo yarapfuye, ngo habaye intambara. Ucisha hejuru, oya, nukujya deep, ukagenda ukamubwira, ukababwira, ukabasobanurira ko ibintu byagenze, nta bibeshyo birimo. Ukareba iyo myaka ye nyine hari aho ugera imyaka ye ukamubwira uko byagenze. Noneho nawe agahangana nabo bana bahurira mu mashuri, bahurira muri ayo mashuri ya universite cyangwa nandi na za segonderi, ugasanga bari kuvuga bati uri umunyarwanda, iwanyu mwakoze Jenoside. Kandi ari uwundi ari abo bantu bababwiye ibitari byo. Ubu rero iyo niyo kampanye yacu, turakangurira urubyiruko cyane kugira ngo bamenye amateka neza, ubundi badufashe kujya duhangana. Reba nka iriya jambo n'abajene, n'abase bakoze za Jenoside kuva kera muri za za senkanefu ye hose bikurikirana. Ubwo rero tugomba guhangana nabo, tuzahangana nabo mukuri. Ese ubwo aho nawe naringiye kujya, wihangane nguce mu ijambo gato wenda kugira ngo tubijyanire rimwe. Ni ibintu wa mugani biri kugenda bifata indi ntera mu rubyiruko, naho ugasanga hari rwa rubyiruko rutangiye gupfobya no guhakana, ariko ugasanga benshi nabari gushukwa na babandi bafite wenda base cy'ababyeyi babo cy'abanyina bakoze Jenoside. Ariko noneho hari mu Buholandi ho ntabari, cyangwa nta rwa rubyiruko narwo ruyobywa, cyangwa ngo rube ruri muri bariya n'ubundi nk'abo warutangiye kutubwira bo muri jambo n'ahandi. Rero mu Buholandi burya ni ahantu sinzi, nk'iyo ntuza ntihari, ariko tuzi ko bahari abo bana babo bandereye he n'abandi, ariko bifatanya nabo bo mu Bubiligi, ariko ntibikorerwa mu Buholandi. Ntago twabona vraiment iryo tsinda rikorerwa mu Buholandi, usibye ko hari ubwo nyine bajya bakora, bigeze gukora hashize igihe, bigeze gukora ibintu by'ibiganiro n'igihe rwose cya Rusesabagina yazaga, bakora ibiganiro bajyaho bavuga amagambo nyine adashinze. Ariko mu Buholandi nta tsinda groupe ihari mbese bameze nka kuriya kwa jambo, ariko barahari bakorana na bariya. Yego. Wowe rero nk'umunyarwanda ndetse mukuru, Jenoside yabaye ureba uri mu Rwanda uhari ubibona, reka tujye ku giti cyawe Madame Christine. Iyo ubibonye none ukanayibona muri iki gihe tukiri mu minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, niki kikuzamo muri wowe? Muri ngewe sinzi, nshobora kuba ntandukanye n'abandi, ariko nge mbona Jenoside yarabaye, yadutwaye abantu, yadutwaye ababyeyi pe, bibi cyane bidashobora no kwibagirana. Ariko nkumva tugomba kwiyubaka, kuko anaho bari niko naho bagiye bakabona ko batasize abantu, abo twagize Imana ikaturinda ntitupfe, tukagira icyo twimarira, tukiyubaka. Kuko nkuko burya hari abo bagendaga bica bavuga ko reka tubamareho, n'ubundi n'abazasigara tuzabica mu mutwe ntacyo bazageraho. Ntabwo ariko bimeze. Rero ibyo nibyo tugomba kurwanira, tugakora ibishoboye byose ako gahinda kakashira,
kubera ko ntago dukomeza kuguma mu gahinda, ntago agahinda ariko kazatuma tumererwa neza, c'est le contraire. Urumva rero ikintu ngewe buri gihe mbona Jenoside ubaho tugeze mu 2021, Jenoside imaze imyaka 27, tugomba kwiyubaka. Ntiduheranwe n'agahinda. Ikindi tukandika amateka, kwandika ibitabo. Yego ntago bose bashoboye kwandika ibitabo. Nk'ubu twakoze hari gahunda dufite muri IBUKA Hollande, buri muntu azajya avuga ubuhamya bwe, tubwandika ahantu, tubwandike rwose mu ikaye, tubwandike buri muntu wese ayandike abo twohereze, none tuzabuvange bwose tubushyire hamwe, tuzakora igitabo kimwe. Yego. Waba utuye mu mahanga cyangwa mu Rwanda, ukaba ushaka guhaha cyangwa guhahira abawe ariko ukabura utuma kandi wizeye? Bese waba ujya ushaka utuma guhaha ibyo guteka ariko ukamubura? Urifuza ko umukecuru cyangwa umusaza bawe barya neza bitabasabye kuvunika bajya kubihaha? Urifuza se gutungura abawe ubahahira ibyo kurya by'ukwezi kose? Don't worry, be happy. Nakabuza, wihangayika. Gombo ni igisubizo ku batuye mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Wihangayika, ubu wakora akazi kawe utuje kuko Gombo iragutumikira kunezeza abakiriya bacu, kandi niyo ntego twihaye, ari nayo mpamvu dutanga ibyo kurya by'umwimerere bikiva mu mirima. Nonaha nawe downloading application ya Gombo muri telefone yawe maze ukurikiza amabwiriza. Akarusho rero nuko ushobora kutwishyura ukoresheje uburyo butandukanye burimo mobile money, world limit, Visa card, Mastercard ndetse na PayPal. Sirimuka, oroshya ubuzima ukoresha Gombo Rwanda. Fresh, fast and easy. Reka tujye ku kintu kijyanye n'ingengabitekerezo. Abantu benshi bo muri diaspora tuganira arakubwira ati nyamara ingengabitekerezo irahari kandi nayo ikwiye kurwanywa. Ugasanga uratubwira nk'umuntu ubaye igihe kinini muri diaspora hanze y'u Rwanda, hari nk'uwo twaganiraga arambwira ati hariya umuntu arakubaza ngo uheruka mu Rwanda ryari? Iyo yumvishe ko uherukayo kera, aravuga ati yashobora kuba ari uwacu. Ubwo ni wa wundi wenda uvuga ko apfobya Jenoside, ayihakana, atemera ibihari bya nyabyo by'ukuri, ariko nanone yakubaza akavuga nk'uko twaganiriye, akumva ko uheruka mu kwa 12, ugasanga habaye ikibazo. Mu Buholandi hutwo tuntu natwo turahari, ya ideology iracyahari, cyangwa se uduhari wenda niba tutameze gutyo tumeze dute, hanyuma ubona ari gute abantu, kuko hari wa mujene nk'uko bivuze, wa mwana ushobora kuza aturutse i Kigali wenda aje kwiga cyangwa se gushaka ubuzima mu bundi buryo, ariko ahuye n'umuntu nk'ubu yabyitwara mate nk'umubyeyi wowe umaze igihe mu Buholandi. Urabizi ibyo birahari burya rero aho dutandukaniye n'ibindi bihugu byo mu Burayi, twebwe ntago tubonana cyane, ntiduhura cyane, ntago twegeranye nka kuriya mu Bubiligi, mu Bufaransa. Twe turagahugu karaho tubonana gake, ariko mubonanye wa mugani nk'uko bivuze ati ese uriya ahora mu Rwanda buriya nta reka buriya nta umuriye nawe, uriya nta nicyo twavugana, uriya ni maneko. Ibyo twabaye ba maneko cyane, batugiye mu ba maneko, twabaye ba maneko, batwise ibyo bishakiye, ariko ibyo ntacyo kuko ubuze icyo urwanira, ibyo nta kibazo rwose. Rero nk'abana nk'uko wari uvuze, nk'abana abo bacu, ndongera kugaruka kuri icyo kintu cy'uko ababyeyi twebwe nitwe tugomba kubigiramo uruhare. Ntabwo uzaterera umwana aho ngaho ngo wamurinze kubabara ngo umubwira bishe, ntabwo tubiba urwango. Icyo nicyo kintu cya mbere, kuko nko kugiye ku giti cyanjye, ngende n'umukristo, rumva simbi uburwango, ariko kuba umukristo ntibimbuza kuvuga ibyabaye, kandi mbibwira abana banjye kuko abo bahura nabo uko bigenda. Rero kiragaruka buri gihe ku babyeyi, nitwe tugomba uburyo turera abana ariko tubabwiza n'ukuri. Hanyuma rero ubwo tujye ku musozo, ariko muri message wenda waha diaspora yose muri rusange,
hari intambwe igenda iterwa, hari imiryango igenda ivuka igira uruhare mu iterambere ry'igihugu, kandi nk'uko babitubwiye namwe nko muri IBUKA Hollande hari ibyo mukora byongera n'ubundi bikagira akamaro igihugu ndetse n'abagituye, ariko muri rusange ubona ari nk'iyo message watanga ku muntu wese ukurikiye kino kiganiro uri muri diaspora, ku hantu ubona hashobora gutuma igihugu cy'u Rwanda, ko wenda bari hanze harabariyo kubw'impamvu zitandukanye, amasomo cyangwa se ubuzima, ariko ku buryo batibagirwa iwabo kandi n'ibyo bakora bihesha agaciro kandi biteza imbere igihugu cyabo. Message natanga nk'umunyarwandakazi ukunda igihugu cye, kandi kugira igihugu abantu baba hanze bo barabyumva kurusha mwebwe mu binaha, kuko kugira igihugu ni ibintu bikomeye cyane, kuko hariya dufite za nationalite z'abazungu, ariko ntabwo turi abazungu, turi abanyarwanda, kandi u Rwanda aho rugeze ruri heza. Ntago ukivuga u Rwanda ngo wumve ngo Jenoside, ngo Hutu, ngo Tutsi, bintu nk'ibyo. Basigaye bavuga u Rwanda, bakavuga u Rwanda ruriho rutera imbere cyane, nk'ibi bintu bya Covid byatanze ibintu bikomeye cyane, ukuntu murwanya Covid ni ibintu bikomeye cyane. Uru Rwanda ahantu hose ni rwo ruzwi, rwasohotse ku rutonde rwaho abakerarugendo bashobora kuza hano nta nkomyi. Rumva ni ibintu uba wumva uri fier, wumva ufite ishema. Rero ibyo nabwira, inama nagira aba diaspora aho bari hose, nukuri nibakunda igihugu cyabo, kandi nabo simbarusha kubimenya, kuko kwitwa umunyamahanga nibyo navugaga. Ubu ufite izo passport z'abanyamahanga, ariko uhora bavuga bati uriya ni umunyamahanga. nta hano usibye ko nyine ubereka passport wenda ikagufasilita mu tuntu twinshi, ariko uri umunyamahanga kandi ufite igihugu. Nibareke imyiryane, abantu bareke gupfobya, cyane gupfobya Jenoside. Sinumva nk'umuntu upfobya Jenoside, nabonye byarateye nk'abantu bayibayemo nabo basigaye bayipfobya. Yego rwose pe, ibyo bintu rero simeho ni ibintu bindwaza kugeza cyanjye, simbana nabyumva. Sinumva ukuntu twahangayitse, ukuntu nta mubyeyi kigira, nta shinge, nta rugero, warangiza ukajya muri ba bantu bapfobya Jenoside. Ibyo ni ibintu bapfobya Jenoside kubera iki? Kubera ko wenda banze umukuru w'igihugu hano, urumva, bakabihuzanya no kwanga perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Kumwanga bihuriye he na Jenoside? Ese kumwanga bamwanga ko atari Imana yabo? Rwose ni ibintu, nibareke inzangano, nibareke kubeshya bavuga ibintu bya Jenoside cyane, byo kuvuga ngo habaye ebyiri. Ntago Jenoside habaye ebyiri, habaye imwe izwi. Rero nkababwira baze twubake u Rwanda, twubake igihugu cyacu. Nk'ubu niba naraje nza kabiri mu mwaka, ntago mba nje gukina, hari ibyo mba njemo. Niba ufite uburyo wakwinvestisa, ukaza kwinvestisa uburyo bwose, buto cyangwa bunini. Ukumva ko utwuhashye hari iwacu, hari aho tuba, ukabituzana, ukaza ukurura wishyira uzana hano muri iki gihugu. Nibareke umwiryane, bareke twubake igihugu cyacu neza, igihugu kimeze neza. Niyo message numva natanga. Murakoze. Reka dusoreze ku kantu n'ubundi uvuze, ariko tukajyanishe n'amafoto ngira ngo nawe ushobora kuba warabonye amaze iminsi akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi umubyeyi w'umumama ni umubyeyi uba ufite uruhare runini cyane ku muryango, ku bana, si no ku mutware we gusa, no ku bana. Noneho mu gice cy'uburere hari role nini cyangwa se umwanya munini atangamo. Hari abamama benshi bakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ifoto nyirango imaze iminsi nasirikira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga igaragaza umuntu w'umumama ufite umupanga muri kiragiye. Uvuze ukomoje ku kintu cy'urwango, niyo mpamvu mbyibutse, usanga kigihari no muri ba bantu banarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko kandi nta nubwo
rukwiye kuva mu barokotse gusa no mu batarahigwaga icyo gihe, ngira ngo nabo ntabwo iki gihe turimo rwa rwango rukwiye kuba ruhari. Ariko message yawe ni iyi, iyo ubonye nawe ibintu nka biriya ukibuka biriya bihe, message yawe ibihe kugira ngo biriya bintu ntibizongere kubaho? Jenoside kugira ngo ntizongere kubaho nuko erega twarababariye muri make kugira ngo twubake igihugu kizira amacakubiri, kizira amoko. Hano ntawe ukivuga amoko ngo abahutu n'abatutsi n'ibiki, ibyo bisigaye aho ahubwo aho muri za diaspora. Ibyo rwose nibabireke kuko hano nta n'ubivuga, nta n'aho biri, nta n'aho biboneka, twese turi abanyarwanda. Rero message naho ababyeyi nkanjye no kurera uburyo turera abana tutabiba urwango, tutabiba amacakubiri kugira ngo Jenoside ntizongere kuba ukundi. Ariko nidubiba amacakubiri bizongera. Niyo message mbona naha abamama cyane cyane ko nitwe twegera abana cyane. Ntubibe urwango. Numva ari icyo nabasaba. Yego. Madame Christine, reka tugushimire kuba waduhaye umwanya muto. Nabiza abantu muvuye hanze hari igihe umwanya wari muto kubera igihe gitoya muba mufite inaha, ariko kwemera no kudusura nka One Nation Radio ishami ry'i Kigali. Wakoze cyane, ndetse kandi tunakwifurize urugendo ruhire ubwo uzabusubiye mu Buholandi. Murakoze cyane Simeo. Iyi radio yanyu One Nation Radio turayikurikira cyane, mukomereza aho tubari inyuma. Nukuri nishema kuri twebwe kumva ari radio ya diaspora, nishema rikomeye cyane. Nayo mpamvu nemeye ikiganiro nukorera kuri ya diaspora. Rwose mukomeze muri uwo murongo, ni mwiza, ubundi Imana ibaha umugisha. Murakoze.